ukamenya ngo ibije uko ihagaze ni ukuvuga ngo weka bose wino hano wino vayo nta kibazo rwose nanjye ndahari 5/5 sawa ejo bundi sinagwaye 7,000 ntabwo ngiye bihakana ariko icyo mbona kwirukanka ndirutse se ko bihuriye manutse hariya mbona turimo wirukanka nibyo mubwira biraguriranye ntayigize ikibazo inyuma nsubiye yo kugifata none se wasubiraga inyuma ujya he ntabwo ndeba kandi nk'ubyo akora niba amafaranga yanjye nuko naguhaye none se icyambere cyo wayangujije uvuga ngo iki genda yemera ayo mafaranga wambwiye ko n'isaha itari burenge none hashize icyumweru n'iki rero mubwire ukuntu ugiye kugenda kabose urama ayo mafaranga cyane ntabwo yawe amafaranga ndi kuyemera no muri leta ugiyeyo mwavuga ko nyemera ntabwo buri abamana mbese niba utaguhana ko wayamaye nayaguhaye ku giti cyanjye uvuga ati uyu muntu ni inshuti yanjye turaziranye uza ukamfasha no koza ibyombo ukambwira uti rero bose dore nta mukozi ugira nta n'iki ntabwo uramubona mureka mufashe koza ibyombo nk'uko nzi ugira ikinyabupfura musubize amafaranga yawe ibyo byicwa n'agasuzuguro buriya iyo umamagara neza ati kabose ngwino ushaka ngwino mba naje okay kabose amafaranga yanjye ntabwo araboneka ariko ndi kuyashaka none se niba uri kuyashaka kubizi ukuntu amafaranga avuna wakwihanganye byibura muri 7 ukaba umaye na 5 ukaba ugabanya ideni nta kibazo mu mufuka ni vide ariko bose nana mfite undi mushinga uwo mushinga buriya nuko nari nangiye mugira kugira ngo tujye muri mudu mubwire kuntu nyine tubuze ibiganiro buriya mu Banyarwanda tugunda gutebya sinzi niba ako kantu uri kukumva mbese niba dukunda gutebya washyamuwe icyo utama amafaranga yanjye ngo ibindi tubiganire muri make uje kunteberezaho nyine twajya dusasira amagambo ariko twayasasira twajya mu bikora ubuzima n'urumva unyumvire bwa bushajwa bwawe ubutangiye bwa bushajwa bwawe nta mugabo ugira ubushajwa rwose ikindi kukubwira ibintu bigiye kutubyarira amafaranga umushinga ufite guta mu biganza byawe okay n'umushinga ki nyine kubona kikunguriza 5,000 kandi ngaho wirirwe none nayo zabo yama ntacyo oya ariko ibyo bintu nose ko bigiye kubyara nandi noneho none se n'ubuzima none se kabom uragira ngo ngurize amafaranga asanga yandi ariko nakubwiye ko ari gutereramo kugira ngo bigarura ndayagiye numva nyine mbwira uwo mushinga ndashaka gukina kaveta karimo karakora ibintu hagaki cyangwa se Eleveta veta yandi bakandagiramo se barimo bazamuka nta kantu kaba kagenda gutya kahita kaguha amafaranga kariya kantu kari abakire benshi niko kari kubakiza amamodoka uri kubona agenda kagura ngahe ndumva biterwa n'igishoro wifitiye urimo tugendamo se tugakine twunguke nakwereka ukuntu bagakina buranze ukuntu bagakina ubundi iyo ugatangira kugenda kumwe ngo ni veta ushaka kubyita utyo nta kibazo kuba nyine kagura ngahe kari cyo ndi kukubaza ndi kumva umushinga utari kumva uri kunegosi naza reka mwizere ikindi amafaranga yanjye ukuntu ibibazo bimeze amafaranga yanjye bose reka mugiye mwihera imishinga nta kibazo n'amafaranga twagira ukuntu tugiye amafaranga ariya mere kuri iyi ngofero iyi ngofero ntabwo yaburamo 2 n'amafaranga asigaye isi bigenda ute bose kubona andi mabya bigende gute mereza iryo kote ako bose buriya ibintu byo iryo kote dushatse abana hari muri quartier y'abantu nakunezeme iryo kote wengirira vuba bose ikibazo reka nze nikuremo nambaye ingofero mereza iryo kote reka maze mubwire ibintu byo kubomoza dushatse abakobwa babomoza abantu muri quartier hari ikintu cyaba urabafite saho urabafite twabikora buriya nje sibizi ko abantu ngo uri gushaka 5,000 nkahita nkuru uwo mushinga nyine barahari gusa umuntu ndeberemo icyana cyiza ndeberemo icyana cyiza mbanze ndebe niba ibyo uri kuvuga bikunze bamba mfite dore mfite batatu hari n'abandi bamama kirajegera ngo kimeze kuno noneho ni gifite n'ukuntu gifite ikintu inzobe nyine uri kubyumva noneho waburi hepfo dore ni ayo ntuzayanyishyura
ubundi ngenda gukunda buriya rero ntuzayangire buriya yumva narashaka njye nayo kukujyana n'umugore ibyo bintu urabyumva ugiye kumunzanira abanza nkumva uko bimeze sakira rwose nta kibazo yandi ari kuri zayanga ntugire ikibazo njye ndi ndakemwe nta kibazo Kabum. ariko mbega hari abarankusohoye kandi agira cyari gitando cyane naguhaye ntabwo nakijugunye hari ahantu urugero rukavuza induru ngahita mvuga ati bose ngo mwongerane hariya manu nukuvuga ngo nyine si wansigamo 7 ayo ngayo isi yandekera oya uzama gitanu kuri 7 y'ubushize uzameho 5 umuntu aguhaye iki ibi aguhaye iri baringana kuriya harya ngo barwita rwa Sandirine waramuboye Sandirine kandi izina Sandirine nukumeneka ibintu biya bijyanye ku gitanda inkweto byose amasume narasohoye ndanika we none wongera veni none nkwereka undi ngo hari cyaje hano muri karitsiye harya ruguru kwa banuza Adamu hari kirakije vuba buranza amakuru yacyo kuko buriya turanahorana turayavuga buriya turayavuga cyane turahuza dore tumeze guno ahubwo wowe kora geste ninzagutange kumujyaho bwa mbere kuko ndi kubivanga muri yakwemera kandi uri umukozi ni utazagira birabira mugomba kozi buriya twarisobanukye dufite amafaranga wabiretse ko ara reba iryo kote reba iyo pantaro mu maguru twajya nzase nka boss use boss azamemba ate n'insana azamemba ate wowe ikintu ngiye kukubwira sibyo wowe shaka ukuntu mushugurika uzamubwire ko ari 10 ryo kujyana muri salo aho urarahenze utamuhaye 20 na komisiyo waramubyaye ntabwo namubyaye ariko nyine wowe umereza nimero ze ibindi nzabyikorera wowe kandi ikindi cya kabiri nza kugura akantu inyuma uzangura akantu aho rwose amandazi 3 na capati nzahora mu mandazi na capati ntacyo nzakugura na kakaji gatonya kakaji ka senyisa ibyo ndabyemeye ubwo tubigenze gute ikibazo ikibura nizo nimero ko narara nzibonye yasubiye muri karitsiye ka boss baranzi kumukobwa ni ukureba aho ngubwira ikintu kigiye gukurikira nizo nimero ibindi nyeyo zabimaze ergaje wanashiduka y'amadeni ugiye yamara kagasima kahenda gahaze reka nkure geste uransanga hano se oya hano ni iwanyu nanjye mba naje gufata akayaga nyine niba uri unsanze ari boss no akabibona byagaragara ngo imbwa zatangiye gukururana kandi ni wenda sawa kabosi wajohe wari wagiye ese imico ufite muri nomesi meza maze iminsi gushaka abakobo baguhamagara buri kanya kabosi naba ndyamye ngo bari kuguhamagara madamu aramusaje uri guhamagara imico ntabwo ari myiza usigaye ujya kwiba unywa itabi se usigaye nk'urumogi kabo ko natigukeneye kabo ko imico yawe ndayirambiye kabo gose kereka wenda n'ibibyo no wabirose maze iminsi numva amakuru atari meza rero singushaka iwanjye akira fatwa wari wabisize akira fatwa gose ndabona ndakurambiwe gose kiromo nese boss ubundi ajya mu cyaro nkora iki boss kwiyamye mbere ubundi ajya genda wajya guhiga wajya guhinga wajya kuragira sinye gukeneye ako boss wakagize biraha je niyemeje guhinduka sina nagushaka muri no karice kujya wemere neza ndajya hinga ako
bose wayi gira ukuntu bigenda mu maso sinkigukeneye ndarika ngikwana nta kintu nibagiwe byose nabishyizemo hano utagira n'icyo wifuza ndikona ni ibikigo nakwiyamye sinkigushaka no muri karitsiye ngamaka kantu bose bose nta nubwo urimo umushahara kabo ndakwiyamye none nakazi rwose sinzongere kukubona Namaze no kunywa n'ikinini.